Twakire Biden, ladies and gentlemen. Amashimwe cyane twakire Biden. DJ hala. Guys, hari hashize imyaka myinshi tutabonana. Mbere yuko dutangira banzire umuntu mwicarane umubwire ngo mwe. Niba umuntu akubwiye ngo mwe, mubwire ngo mwe tu. Hey guys, I'm very happy. Nishimiye kuba ndi hano kabisa. Noneho reka twimagine ko bari ari aba upcoming bari bavuyeho. Ngiye gusubira inyuma, ni ibintu turi kwimagine. Ngiye gusubira inyuma ni hosting nk'umukomedi uvuye hanze ukoresha ururimi rw'icyongereza. Namwe mu nkomera amashyi menshi kugira ngo aka video kazazemo amashyi. Murakoze kandi hosting mu binkorere gutyo. Guys, uyu mukomedi tugiye kwakira ya performance ahantu henshi hatandukanye, ya performance mu biriyo, ya performance mu tubari, ya performance y'abantu babana n'ubumuga bwo kutumva. Ladies and gentlemen, put your hands together for Biden the comedian. Aha, cha. Wasange amashara yanyuma. Chagay, I'm very happy, very proud to be here. Ndi kubona hajemo uri umuzungu cyane ivumbi ryina. I'm very happy. I'm so ongera ubwira mugenzi wawe ngo mwe. Guys, no, nyivuga gutyo. Bundi abantu dukunda gusoma gutyo n'abana, ni usoma waba uri mwiza n'undi aragusekera. Ariko ejo bundi niyicariye muri ghetto yanjye natekereje nk'ubu ngubu umuntu abaye abyara umwana, Imana igahita imuhishurira ikintu umwana wawe azakora. Noneho bikaba ari itegeko ko uzawikinisha umwana wawe bijyanye n'ikintu azakora. Like for example, mujya mubona abantu abashoferi batwara amamodoka, wajya umukinisha umubwira uti nana abujibuju bimu modoka. Mujya mubona abagent ukajya umukinisha uvuga uti ngo nana tetone amayinite. Nyine ukuba ni ibintu byiza cyane. Noneho hari umwana nka Bruce Melody, nawe mama we yari kuzamubyara, akabona kaza umuhanzi, akabona n'indirimbo azaririmba, nawe akajya amukinisha avuga uti abujibuju inana saa moya. Akinyuma tukaza no mu ba producer Element, nawe mama yari kujya amukinisha ngo abujibuju ngo nana aporoga ko ni yawe. Ntago abana bose ariko bakora akazi kiyubashye. Hari n'umwana uvamo umukorodoni, nawe bagiye bamukinisha kameme, nawe bagiye bamwegera akababwira ngo abujibuju nana ikoyoshi. Hari n'abavamo banyerondo nana abujibuju bakababwira ati bote itoyoshi. Hari no ahantu byancangiye ni hamwe naribajije nk'ubu byaye umwana ukabona zavamo indangamirwa. Ukuntu wajya ako nabo bagiye babakinisha kameme, nawe wajya umureba ukababwira uti abujibuju nana mu migina. Guys, no. Mujya mubona abapasteri n'abantu biyaminiya. Ejo bundi His Excellency yakuye akajagari mu nsengero, hari insengero zitujuje ibyangombwa barazifunga. None abapasteri bamwe muri bo bahise bajya gukorera mu magare ya za bisi. Ejo bundi nari ndi muri gare ngiye gutega bisi, ninjiye muri bisi twari abantu 15. Tugiye tubona umugabo w'imbere arahagurutse, none batangiza ijambo rimwe bose, batangira bavuga ngo Yesu aje guhana no kurimbura, aje kurimbura wowe ukiri mu byaha. Aratubwiriza asoma Zaburi
asoma muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe nabyigare. Twakijijwe, bisi biruzuye. Bisi yuzuye, aratureba, abaratubwiye ngo haleluya, turamubwira tutamena, ngo haleluya, turamubwira tutamena, ngo haleluya, turamubwira tutamena. Ahita tureba, ahita avuga ati nta muntu ufite 500 ku ikarita ngo nkorezeho tujyane Nyabugogo. Guys, thank you. My name is Biden. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera